Inama y'uyu munsi ni inama twateguye ku bufatanye n'intara y'Iburasirazuba aho twaganiraga ku bijyanye no gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Dufite ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'inda ziterwa abangavu ndetse n'ibindi byaha bijyanye n'ihohoterwa nk'uko bahozeho bidusobanura hano. Ingamba tuvanye hano nuko tugiye gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Mu byo twiyemeje harimo gushinga club bakora ubukangurambaga bigisha bagenzi babo, bigisha abakuru kubera ko n'urubyiruko n'amaboko y'igihugu, kubera ko bajijutse barasobanukiwe. Habayeho kwiyemeza gushyira mu bikorwa imigabo n'imigambi yari hano izamara amezi 6. Tuzazikurikiza inama tugira, aho tuzajya hose tuzazikurikiza. Inama y'uyu munsi ni inama twateguye ku bufatanye n'intara y'Iburasirazuba aho twahuje abayobozi batandukanye, barimo inama y'igihugu y'urubyiruko, barimo abakorerabushake, barimo abashinzwe umutekano, aho twaganiraga ku bijyanye no gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane by'umwihariko gukumira inda ziterwa abangavu. Muri iyi nama rero nk'uko mwabibonye habonetsemo ingamba zifatika, cyane cyane kongera imbaraga mu gufata cyangwa se mu gushakisha bariya abantu bakora biriya byaha byo gusambanya abana, hakaba harimo nabo biviramo ingaruka zo gutwara inda imburagihe. Tuzazikurikiza inama tugira, aho tuzajya hose tuzazikurikiza. Amazina yanjye nitwa Ingamba, naturutse mu karere ka Kirehe, mba muri NYC. Mu byo tugiye gukora cyane cyane ubwo ngiye kwibanda ku cyo tuvanye hano. Ingamba tuvanye hano nuko tugiye gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Mu byo twiyemeje harimo gushinga club. Ayo club ikintu kuko dusanzwe dufite izindi club, izo club rero cyo twavuze no gushinga izindi noneho zigenye no kwita ku byaha no kubireba no kubigaragaza. Muri ibyo twasanze ko akenshi na kenshi hari igihe tutabigaragaza kuko tutabizi. Tugomba kubanza kumenya kwanza niki aho dutuye muri quartier tubamo niki cyaha kihakorerwa, kuko nago ibyaha kenshi na kenshi biba bihoye. Icyo ni kimwe. Ikindi twabonye ko akenshi ushobora gusanga umwana yaratewe inda kubera ko hari icyo bamweretse atari yarakuye mu muryango. Tuvuga ko tuzagerageza kuganiriza ababyeyi b'abapapa kugira ngo bongere urukundo ku bana babo, cyane cyane b'abakobwa, kugira ngo rwa rukundo cyangwa se wa mwanya igitsina gore kiba gikeneye ku gitsina gabo kiboneke kuri se kuruta uko yakibona ku muntu uvuye hanze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Munyanza Feneyasi, mbarizwa mu nama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Kayonza. Iyi nama yatubereye nziza cyane ko dufite ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'inda ziterwa abangavu ndetse n'ibindi byaha bijyanye n'ihohoterwa nk'uko bahozeho bidusobanura hano ku bufatanye n'intara. Hari ingamba dufashe iz'ingenzi zigomba kudufasha. Iya mbere harimo ubukangurambaga, kwigisha, ariko si ibyo gusa, tugomba gukora ibintu biri tekiniko, ibikorwa ku buryo ki mu gihe runaka tugomba no kugaragaza umusaruro wavuyemo. Kimwe gihe harimo gukora amatsinda, harimo gukora amahuriro kugira ngo tubashe kwigisha, tuvugiremo ibyo bibazo n'uburyo twabikumira. Ariko ikindi kintu gikomeye gihari mu kubasha kwasesinga ikibazo, tukareba ese ihohoterwa rikorerwa muri aka karere nk'ubungiye ni Kayonza, ariko twari turere 7, noneho muri buri karere tukareba ni ikihe kibazo cy'ihohoterwa gihari, noneho tukabona kugifatira ingamba. Ariko ikindi kintu gikomeye nuko tugiye kujya mu mashuri nk'uko twabigaragaje mu biganiro, dushyiraho club, noneho nyuma y'amasomo habashe kumenya ngo ese ihohoterwa n'iki, twaryirinda dute, kuko twasanze ko uko ibyaha byiyongera niko twongera abantu muri transit centers, niko
twongera abafungwa bajya muri gereza, ariko n'uwo mwana w'umukobwa nawe akaba ahuye n'ikibazo kuko ubuzima bwe budindiraho kurusha uko yari kuzaba ameze neza mu gihe nta kibazo cyamubaye. icyo twifuza kuri urubyiruko twavuze ko bakwiye kumva inshingano zabo, bakaba amaboko y'igihugu, bakavuga ibyaha bikorwa, bakavugana n'inzego zibishinzwe, ariko noneho no gushyiraho uburyo bwabo mu matsinda bwo kugira ngo bakore ubukangurambaga, bigishe bagenzi babo, bigisha abakuru, kubera ko n'urubyiruko n'amaboko y'igihugu, kubera ko bajijutse, barasobanukiwe, amategeko barayasoma, ariko noneho n'ibyaha bigenda biba n'ingaruka n'abantu bajijutse barabibona. Baba rero ni amaboko cyane ku buryo bashobora guhindura byinshi. Abafatanyabikorwa barimo na rezo de femme murabifuza iki? Turabifuza ko bakomeza izi gahunda nk'izi ngizi, ni ingirakamaro cyane, kubera ko nk'uko mwabyumvishije, niba hari urubyiruko rwavuye mu turere turindwi tw'intara bagasubirayo, bakagenda bakaba barema amatsinda, ndetse bakaba babwira n'abandi bakishyira amatsinda kugira ngo bakore ubukangurambaga kuri bagenzi babo, cyangwa se bajye mu nama zitandukanye aho ababyeyi babo bahurira, babagezaho amakuru. Twumva ari ingirakamaro cyane, ubufatanye ni ngombwa cyane. Tuzazikurikiza inama mutugira, aho tuzajya hose tuzazikurikiza. Habayeho kwiyemeza gushyira mu bikorwa imigabo n'imigambi yari hano izamara amezi 6, ari uko buri karere kose iyo komiti igiye kujya hamwe kugira ngo ishobore ibibazo byabonetse ahangaha gufasha mu gukumira no gukora ubukangurambaga muri rusange, kugira ngo ibi byaha byose byo gusambanya abana, ibyaha byose bya ubusinzi mu rubyiruko, ibyaha byose bizanwa n'abana batwara inda z'imburagihe, ibyo byose kugira ngo dufatanye n'ubuyobozi bw'inzego zihari, tabe n'inzego z'umutekano kugira ngo tubirwanye. Twavuze ko twemeye gukora ubuvugizi, umukuru wa Youth Volunteer akabona moto, umukuru wa NYC akabona moto, badasobona ubusanzwe basanzwe bafite uko bagenda, bigafasha kugira ngo gushyashyana umuturage bagere hirya no hino ku bukangurambaga, gutara ibimenyetso, gutara amakuru ari bufashe umunsi ku munsi, kugira ngo hamwe n'ubuyobozi bw'ibanze bafatanye kumenya no kurwanya ibyaha.